hitwa Gologota. Aho niho bamubambye ku musaraba, abambanwa n'abandi babiri, umwe hino undi hirya, naho Yesu ari hagati yabo. Pilato yari yandikishije itangazo arishyira ku musaraba rivuga ngo Yesu w'i Nazareti, umwami w'Abayahudi. Abayahudi benshi basoma iryo tangazo kuko aho Yesu yari abambwe hari hafi y'umurwa, kandi itangazo ryari ryanditswe mu Giheburayi no mu Kilatini no mu Kigereki. Nuko abakuru bo mu batambyi b'Abayahudi babwira Pilato bati, wikwandika ngo umwami w'Abayahudi, ahubwo wandike uti uyu muntu yiyise umwami w'Abayahudi. Pilato arabasubiza ati, icyo nanditse nacyanditse. Abasirikare bamaze kubamba Yesu ku musaraba, bafata imyambaro ye bayigabanyamo imigabane ine, buri wese abona uwe, hasigara ikanzu ye gusa. Iyo kanzu ntiyari ifite uruteranyirizo, ahubwo yari iboshywe yose kuva hejuru kugeza hasi. Nuko baravugana bati, twe kuyicamo ibice, ahubwo reka tuyifindire turebe uwo iri buherereho. Kwari ukugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, yigabanyije imyambaro yanjye, umwenda wanjye barawufindira. Nguko uko abasirikari babigenje. Iruhande rw'umusaraba wa Yesu hari hahagaze nyina, hamwe na nyina wabo Mariya muka Kilopa na Mariya w'i Magadara. Nuko Yesu abonye nyina na wa mwigishwa yakundaga ahagaze hafi aho, abwira nyina ati, muvyeyi, wowe umuhungu wawe. Maze abwira n'uwo mwigishwa ati, wowe nyoko. Nuko guhera icyo gihe uwo mwigishwa amujyana iwe. Nyuma y'ibyo Yesu amenye ko byose birangiye, kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga, aravuga ati, mfite inyota. Ikibindi cyuzuye divayi isharira cyari giteretse aho. Nuko bafata icyangwe bagihambira ku gati kitwa hisopo, bakinika muri iyo divayi, bakimushyira ku munwa. Yesu amaze kunyunyuza iyo divayi isharira, aravuga ati, birarangiye. Nuko yubika umutwe ava mu mwuka. Kuko wari umunsi w'imyiteguro y'Isabato, Abayahudi basaba Pilato kubavuna amaguru, ngo bamanure kugira ngo imirambo yabo itaguma ku misaraba ku Isabato, kandi iyo Sabato ari umunsi mukuru. Nuko abasirikare baraza bavuna amaguru y'umuntu wa mbere n'ay'uwa kabiri bari babambanywe na Yesu. Ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, nuko ntibirirwa bamuvuna amaguru, ahubwo umwe mu basirikari amutoboza icumu mu rubavu. Muri ako kanya havamwe amaraso n'amazi.
uwabyiboneye niwe ubihamya, kandi ibyo ahamya ni iby'ukuri. Uwazi ko ibyo avuga ari ukuri, kugira ngo namwe mubyemere. Ibyo bintu byabereye kugira ngo bibe nk'uko ibyanditswe bivuga ngo, nta gufwa rye na rimwe rizavuna. kandi ahandi havuga ngo, bazitegereza uwo batoye. hanyuma y'ibyo haza uwitwa Yozefu ukomoka mu mujyi wa Arimateya, wari umwigishwa wa Yezu rwihishwa, abitewe no gutinya Abayahudi. Nuko asaba Pilato uburenganzira bwo gutwara umurambo wa Yezu. Pilato aramwemerera, maze araza arawujyana. Nikodemu wigeze gusanga Yezu nijoro, nawe araza azana imibavu ivanze n'amakakama ahumura neza, ipima nk'ibiro 30. Bombi bajyana umurambo wa Yezu, bawuhambira mu myenda hamwe n'iyo mibavu, nk'uko Abayahudi babigenza bahamba. Hafi y'aho yabambwe hari ubusitani burimo imva nshya itigeze ihambwamo, kubera ko wari umunsi w'imyiteguro y'Isabato, kandi iyo mva ikaba yari bugufi, baba ariho bashyingura Yezu.